Yes, mbere na mbere nagiraga mu nyemerere dushimire Steven Wembi kuri iki gice cya mbere cy'ikiganiro yabashije kugirana na Corneille Nangaa. Ni igice cya mbere rero n'igice cya kabiri uyu Steve Wembi yagiranye mu biganiro na Corneille Nangaa. Mu gice cya mbere rero n'igice cya kabiri turaza kugenda turebera hamwe mu gice no mu biganiro cyose muri rusange ibyibanze mu biganiro uyu Steven Wembi yagiranye na Corneille Nangaa. Ni mu gihe rero iki kiganiro Corneille Nangaa na Steve Wembi mu gice cya kabiri bagaragaje ku mubano hagati y'ubumwe bwa Alliance Fleuve Congo ndetse na Joseph Kabila cyangwa se AFC ndetse na Joseph Kabila Kabange wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Uruhare rero mu ntambara yo kurwanya Kinshasa, imishyikirano ya Doha ndetse n'ingingo zose z'ingenzi zigezweho zakemura aya makimbirane. Rero Corneille Nangaa yasobanuye ko hari abanyekongo bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda mu rwego rw'ingabo z'impinduramatwara ya Congo AFC ndetse M23. Mbere yuko rero dutangira iki kiganiro mu rurimi rw'Ikinyarwanda, reka mumfashe mwese dushimire ikinyamakuru Parler à Steve Wembi cyangwa se tuvugane na Steve Wembi waje kutugezaho iki kiganiro yakoranye na Corneille Nangaa. Nta kindi usabwa rero uretse kureba hasi ugakanda kuri subscribe, hanyuma tugakomeza kubana gatanu kuri gatanu. Qui sont Wembi, toujours aussi grand. Merci beaucoup, bienvenue. Merci, finalement nous avons notre interview. Je suis à vous. Vous allez bien? Je vais très bien. Et il fait beau à beaucoup. Uhereye ku bidukikije ndetse n'inyanja kandi byose ushobora kugira aho wafatira akabyeri ukabona byose ari byiza. D'accord, tout va bien. Je vais directement passer à poser des Ngiye kukubaza ibibazo ariko bishobora gutugura. Ndagusabye unyemerere mbe umunyamakuru. Je te connais indépendant. Nzi ko wigenga, baza ibibazo byawe mu bwisanzure. Reka tuganire tuvuga kuri Congo. D'accord. Monsieur le coordonnateur, la situation des droits de l'homme ici dans l'AFC. Bivugwa ko AFC kuva mwagera ahangaha muri Congo muraregwa kuba warishe abaturage barenga 3,000 mukihagera. Igisubizo cyawe ni iki? Je voudrais d'abord vous dire merci et bienvenue à Goma. Ni byiza, ndagushimiye, mbanje kuguha ikaze hano muri Goma. Mbere rero yo kuvuga ku bibazo by'uburenganzira bwa muntu, ikindi kibazo nyemerera guha icyubahiro intwari z'intare za Sarambwe n'ingabo z'impinduramatwara ya Congo ARC, yaba abari hasi ndetse yaba n'abaguye ku kibuga cy'imirwano bubaha umuyobozi mukuru wayo Sultani Makenga. Ariko kandi reka duhe n'icyubahiro gihagije aba barwanyi n'abayobozi ba AFC bitanze ndetse na n'ubu bakitanga kugira ngo babohore itsinda. Noneho reka tuganire ku bibazo byawe bijyanye n'uburenganzira bwa muntu ndetse n'abo bantu 3,000. Ndibwira ko turi mu rugamba rwo guhindura, guharanira amahoro, guharanira icyubahiro cya muntu. Rero igihugu cyo kwishyura. Ariko iyi ntambara njya mu mpande zose. Hariho urugamba rwa gisirikare, ariko hariho urugamba rwo gutumanaho, ariko hariho urugamba rwo guharanira ibinyoma. Ibinyoma bikoreshwa nk'intwaro. Ibi ni ibinyoma kandi ku bw'ibyo ntacyo giye kuvuga. Abantu bifashisha ibinyoma. Ndakubwiza ukuri ko ibyo ni ibinyoma kandi ndakubwiza ukuri ko ikibazo cyawe cyoroshye kubera ko raporo vuba cyane irabikorwe. Ngira ngo ibyo icyo nagusubiza kuri icyo kibazo nuko ntacyo nakivugaho, gusa nakubwira ko ari ibinyoma. Bivuga ko mbere y'uko ugera hano cyangwa mbere yo gufata Goma n'ingabo za AFC hari abadepite babiri b'igihugu bazwi. Ndavugamo urugero witwa Furukuta, avuga ko kubera ubwicanyi bwaberaga hano muri iki gihugu muri uyu mujyi
harimo abaofisiye benshi bahunze kubera ibyo byose byaberagamo. Ese wowe bimeze bite ku duce ndetse no ku butaka mu kontorora, wabivugaho iki? Reka dushimire ababishinzwe umutekano. Hageze muri Goma ubusahuzi bwarabonetse, ariko ubu ubusahuzi bwarahagaritswe, nta banki zasahuwe, abaturage bitabwaho neza cyane. Uyu munsi hari ubuhamya, ushobora kugenda ibyumweru bibiri utumvise isasu. Ibi byose rero ni ibikorwa byakozwe n'abashinzwe umutekano. Hariho impinduka, ariko hagati aho ni inzira ndende. Mbere y'uko tugera muri uyu mujyi, zari imbaraga zitandukanye muri uyu mujyi, ingabo mpuzamahanga, Afurika y'Epfo, Abatanzaniya, Malawi bari bahari, abacancuro barenga 3,000 b'Abanyaburayi. Ntabwo tubivugaho kenshi bihagije, abacancuro barenga 3,000 b'Abanyaburayi bari bahari. Harimo perezida w'u Burundi wari mu bikorwa nk'ibyo ngibyo afatanyije na FARDC. Birumvikana ko na FDLR kandi byanze bikunze yari ihari. Ntidukwiye rero kubara abasivile bacu bahawe intwaro nk'imigati kandi bitaga abazarendo bari bahari. Tugomba rero kubara ingabo za komine zishoye muri iyo mirwano. Izo mbaraga zose zibashijweho, nta tegeko na rimwe ryari rihari. Mbega hari umutekano, yari ifiteje umutekano muke, gutotezwa kw'abaturage, hari inzitizi ahantu hose, ahahindura amafaranga, hari iryo tegeko, hari ibyo. Mbega nicyo bagenderagaho, hicwa abantu buri munsi. Ariko kuva twahagera twashyize ibintu kuri gahunda. Yego, simvuze ko ibintu byose byabaye neza, ariko ni ibikorwa bikomeje, kandi ndashima cyane ubuhanga bw'ingabo zacu. Ibintu biragenda neza gake gake. Abayobozi ba leta bashyizweho byinshi rero cyangwa bike, twasanze nta mazi ahari, amazi yari yarashyizweho, bahagaritse amashanyarazi, ikoranabuhanga, itumanaho rirahagarikwa, ariko ubu byose birahari. Yego, izindi mbogamizi ziracyakomeza, ariko umutekano uhagaze neza. Nibura ni ikibazo gisigaye, kuko tugomba gukusanya intwaro zakwirakwijwe mu baturage, ndetse buri wese hari amabandi akomeje kuzenguruka mu mujyi. Tuzagenda tubikosora gahoro gahoro, ndetse tuyasohora mu mazu yihishemo. Ukuri ko rero ibintu bimeze umunsi rero ibintu bigenda neza. Ndagerageza kuvugana n'abantu bake, mvugishije ukuri abantu ntibagishoboye kugufata. Nta banki n'imwe za Codeco yewe isa nkaho idakora. None se wowe ugiye gukora iki? Uvuze ko abaturage bahaze kuko amabanki yafunzwe. Iki ni icyemezo nkana cyafashwe na Bwana Kirombo cyo guhana abaturage b'Uburasirazuba, kuko ahari nibo mbaraga zabo. Amabanki arafunzwe ku itegeko rya Tshisekedi. Icyo nashakaga rero, cyangwa se icyo nashaka kuvuga, ni uko iki ari icyaha cy'intambara. Gusa ntabwo ari amayeri y'intambara, ntabwo ariyo rwose. Amabanki yafunzwe na Kinshasa. Ndashaka rero kuvuga hano ko guhamagarira amahanga nk'umuhamya amafaranga ayo mabanki afite ntabwo ari ay'igihugu cya Congo, ndetse no mu muryango wa Tshisekedi, ndetse nta nubwo ari ayo munsi ya banki. Amafaranga ni ay'abaturage, amafaranga y'abazigama, ari ay'abarimu, abahinzi, abashinzwe ubukungu n'abaganga baba mu burasirazuba bwa Congo. Bafashe rero icyemezo cyo gufunga amabanki. Mu by'ukuri ni ukugerageza kwiba. Bashaka kwiba amafaranga ku bato n'abakuru, ariko ni ikibazo kitoroshye. Twe ibihangange turimo kureba ese ibi bihuriye he? Umwarimu ahuriye he na revolisiyo? Muganga yaba ahuriye he nabyo? Ibyo ari byo byose, twe abayobozi b'impinduramatwara y'uyu munsi nta konti dufite muri banki. Hagati aho duhuye n'iki kibazo, ntabwo tuzahagarara hafi.
ubu rero turimo gufata ubundi buryo n'umwanzuro twabifatira. Kandi rero aho niho uvuga kuri Kadeko. Ntabwo Kadeko ari iyanjye, Kadeko ntabwo ari iyanjye rwose, iri mu bisubizo biri politiki twafashe kandi ko turi mu bikorwa byo gukoresha Kadeko muri ubwo buryo. Ntabwo ari Kadeko gusa, twashyizeho urwego rushinzwe kugenzura ubukungu, hari n'ubwishingizi. Uru rwego rero ruzagira uruhare muri banki nkuru kandi ni urwego ruzatanga byanze bikunze kandi ruzatanga impushya zo gushinga amabanki mashya. Ariko rero ubundi buryo nabwo buhari mu bundi bwo gukoresha uyu munsi amafaranga y'ukuri, amafaranga electronique. Ibi bikorwa rero mu bindi bihugu uyu munsi, muri Kenya, iyo ugiye muri Tanzania, mu Rwanda cyangwa n'ahandi, ni ibikorwa bikoreshwa. Ndetse rero no kwishyura imisoro, kwishyura ku mafaranga agendanwa, ibi ni ibisubizo nk'ibishobora kuboneka muri Kadeko. Kuba kashe turabyumva, ariko ivugurura riri muri Kadeko bizahinduka banki itandukanye. Urasa rero nkaho umbwira ko ubuyobozi bwawe ari bwiza. Ibihe bitoroshye rero duhura nabyo, ntabwo tujya i Washington, ntabwo tujya i Paris gutontoma nk'uko abandi babikora. Dushakira ibisubizo hano iwacu mu gihugu cyacu, dushaka ibisubizo by'ibibazo byacu mu gihugu cyacu, kandi niko kuri. Gusa habaye amahano muri Kinshasa hamwe na Nicolas Kazadi. Ese amagambo ya Nicolas Kazadi araguhumuriza? Oya, kuko kuva mbere hose nabikubwiye, umunyekongo wese wifuza impinduramatwara ndetse n'impinduka aba deja yahindutse umunyamuryango wa AFC M23. Nicolas niwe wa mbere, ni umunyamuryango wa AFC. Byinshi cyangwa bike, nubwo adashobora kubikora ku mugaragaro, ariko asanzwe abikora mu bijyanye n'ingengabitekerezo. AFC ishyigikiye impinduka, kandi Nicolas yabayeho muri ayo mezi 70. Ibyo yavuze ni amahano, ariko byose ni ngombwa kuko abaturage ubu ubutegetsi bwa Tshisekedi buvuga ko ari agatsiko koroheje k'abajura, ibigoryi, abambuza amabandi. Mu by'ukuri Chike Nicolas niwe wari ufite amafaranga kuri aba bagejeje umutungo, kandi umuyobozi w'ubwo bucuruzi niwe wenyine. Bwana Chike rero ibyo yavuze ndavuga ko bimwanga, kuko yavuze ukuri. Ibyo yavuze uko byagenda kose nturabimenya. Uzi ibibera uyu munsi hamwe mu bubiko, ikintu cyose kijya mu bubiko gisohoka nimugoroba, kandi ni ukujya mu muryango wa perezida cyangwa byibuze kuri perezidansi. Waba uzi ibihabera ndetse no kwishyura amafaranga. Ubu ngubu tugomba gutuma ibigo bisubiza, basibye ububiko bwose. Ibigo rero bya leta cyangwa ibigo bya leta nka Fomini na Konso nibyo byose biza. Rero nibyo byose bitagenda, nta yandi mategeko rero abaho, kandi byose birakomeye cyane kuko inzego zose zashizwemo inteko ishinga amategeko ntishobora kugenzura. Kandi rero minisitiri uwo ari we wese watinyuka kuvuga ati oya, isosiyete nk'iyi izasuzumwa, ahubwo ni umujura mukuru. Ndibwira ubwanjye ko umunyekongo ari umunyamuryango wa AFC, kuko buri munyekongo muri iki gihe yifuza impinduka. Nuko bavuga ko ari umunyekongo, niko bimeze, ari umunyamuryango wa AFC. Impinduka rero irashakishwa, kandi
iteganijwe na bose kandi ni iya bose. Uranenga ubuyobozi bwa Tshisekedi, uragira uruhare cyane cyane mu birombe bya Rubaya aho AFC igurisha amabuye y'agaciro ikoresha. Ese byo urabivugaho iki? Oya, bikosore mbere. Ni gute nakosora? Waba uri mu birombe. Ihuriro rya AFC Fleuve Congo cyangwa se mu 23 ntabwo turi mu birombe, ariko tugenzura Rubaya. Yego, tugenzura Rubaya. Ubu turimo kuyobora umwanya warekuwe. Iyo uwuyobora ntabwo ari mu birombe, ntabwo ndi umucukuzi w'amabuye y'agaciro, nta nubwo ndi umucuruzi. Oya, iyo uvuze Rubaya nibyo ugomba kuvuga. Ni gute amabuye y'agaciro ava muri Rubaya? Ikibazo umunyamakuru akomeje kubaza Corneille Nangaa. Ndaje reka ngusubize Monsieur Wendi. Twageze i Rubaya hashize amezi 11 gusa. Tumaze kuhagera na mbere y'uko tugera i Rubaya twafashe icyemezo. Iki cyemezo uhavuga ngo ni iki? Umwaka urashize. Cyari icyemezo cyo guhagarika umugaragaro umunyamuryango cyangwa umuyobozi wa AFC 23 uwo ari we wese, igisirikare, gisivile na politike, kwivanga ntaba mu bikoresho cyangwa se mu bikorwa ndetse no mu gucukura n'ubucuruzi ibintu by'amabuye y'agaciro. Abo bose twarabahagaritse. Ibikorwa rero byo gucukura amabuye y'agaciro mu turere twacu kubera inzitizi duhura nazo ni igikorwa cyo kugabanuka. Niyo mpamvu rero tugomba gukangurira abakora ubukungu kuki ari igice cya kabiri. Ikibazo cya banki ni ngombwa. Turakomeza guhura n'umutekano muke mu bikorwa bimwe na bimwe. C'est une activité en berne et c'est l'activité pour laquelle nous devons mobiliser les opérateurs économiques. Quant à ce, pourquoi c'est en berne? La question bancaire est importante. Nous continuons, l'insécurité dans certaines zones d'exploitation est encore